Perezida Samia Suluhu Hassan yashyizeho komisiyo yigenga yo gukora iperereza ku bwicanyi bwabaye mu matora rusange ya 2025. Avuga ko igihugu kigomba kumenya ukuri kw'ibyabaye no kwerekana inzira igaragara yo kurinda umutekano w'igihugu. Mbahaye ikaze kuri channel yanyu y'Abanyarwanda. Ni channel twifuza ko mwakora subscribe tukajya tubana umunsi ku munsi. Ubwo yaganiraga na leta rero icamwino Dodoma, ejo yavuze ko agomba gushyiraho komisiyo iyobowe n'itegeko rya 2023 ryerekana komisiyo z'iperereza. Igice cya 32 yashimangiye ko giha umukuru w'igihugu ububasha bwo gushyiraho inzego z'iperereza ku bibazo birebana n'igihugu. Iby'iyi komisiyo ni ibihe, ni ikizabije gukora? Reka nzimbamare mu ngenge. Iyi komisiyo igizwe n'abantu 7 iyobowe n'uwahoze ari umucamanza mukuru Mohamed Chanda Othman. Izatangira imirimo yayo mu gihe cy'amezi 3. Ishobora gusubirwamo bitewe n'aho imirimo yayo izaba igeze. Perezida Samia Suluhu yavuze ko Tanzania ikeneye komisiyo yayo bwite igomba guhita itangira akazi mbere yo gushyikirana n'itsinda ry'iperereza ry'inyuma y'igihugu. Ni mu magambo yagize ati: muri iki kibazo natekereje ko mbere yo kuzana komisiyo yo hanze twagombye kubanza gushyiraho komisiyo yacu yo gukora akazi, kandi igihe abandi bazakorana na komisiyo y'abagenzi babo izaba yaramaze gutangira akazi. Ayo ni amagambo bwe Samia Suluhu Hassan yatangaje. Yavuze ko igipimo cy'imyigaragambyo kitari gitegerejwe bitewe n'amateka maremare n'amahoro n'ituze rya politike muri iki gihugu cya Tanzania. Ni mu magambo ye yagize ati: mu magambo make, ibyabaye ntibyari byitezwe mu gihugu cyacu kubera amateka dufite y'umutekano n'ituze rya politike. Nubwo rimwe na rimwe tujya duhura n'ubushyamirane bwa politike, ntabwo bigeze bugera kuri uru rwego. Perezida Samia Suluhu yagaragaje ko komisiyo igomba gusuzuma uhereye ku ntandaro y'ibyabaye n'ababigizemo uruhare. Ni mu magambo ye yagize ati: twiteze ko komisiyo izasuzuma impamvu nyamukuru y'iki gitero, ikamenya icyateye cyangwa se icyateye. Yategetse kandi iri tsinda gukora iperereza ku mpamvu zatumye urwo rubyiruko rujya mu mihanda kwigaragambya. Aribyo yagize ati: igihe cy'akajagari kabaye, urubyiruko rwasunikiwe kujya mu mihanda gusaba uburenganzira bwarwo. Twifuza kumenya neza uburenganzira bumvaga badafite n'impamvu. Mu bumwe bwabo bagiye mu mihanda, tugomba gusobanukirwa intego yabo kugira ngo tubashe kumenya no kwemeza ko bahawe uburenganzira bwabo. Uko nguko niko Samia Suluhu yatangaje. Komisiyo izasuzuma kandi imvugo zatanzwe n'amashyaka atavuga rumwe na leta mu gihe cy'imvururu. Tugomba kumenya amagambo y'amashyaka atavuga rumwe na leta yatangaje. Yavugaga ko hagomba kubaho akajagari. Ibi bintu ntibishobora gukomeza kandi amatora ntazaba. Turashaka kumenya neza icyatumye batangaza ayo magambo. Perezida Samia Suluhu ategeka ko komisiyo yo gusuzuma umubano hagati y'amashyaka ya politike na komisiyo y'igihugu y'amatora yitiriwe INEC, ndetse uruhare rw'imiryango itegamiye kuri leta yo mu kindi gihugu no mu mahanga. Twabwiwe ko urubyiruko rwaje gusaba uburenganzira bwarwo rwabanje guhembwa mbere yo kujya mu mihanda, kandi benshi muri bo bitabiriye kubera amafaranga bahawe. None se ayo mafaranga yavaga he? Yagize ati: reka dusuzume ibyo, harimo uruhare rw'imiryango itegamiye kuri leta yacu n'uruhare rw'ababishyizemo akaboko. Yashimangiye ko nubwo haba hari kutumvikana hagati ya komisiyo y'amatora n'amashyaka ya politike, umwanditsi w'amashyaka ya politike cyangwa se n'abakorana na leta muri politike badakwiye kugaragaza urugomo nk'urwagaragaye muri iki gihugu cya Tanzania. Havugwa ko hangiritse byinshi. Imvururu zaje mu gihe cy'amatora ya Samia Suluhu Hassan ntekereza ko zashize zangije ibintu byinshi bitandukanye. Ubu uyu munsi wa none Tanzania nayo yongeye gusubira mu bijyanye no gusanasana zimwe mu nyubako zitandukanye. Hari abahombye ndetse hari n'ababuriyemo ibyabo, hari abahataye ubuzima. Reka mbashimire mwe mwese twabanye. Iyi ni Impumeko TV, ndabagira ngo mukore like, subscribe ndetse na comment. Tujye dukomeza kugenda tubana umunsi ku munsi. Nitwira dukunda Kevin Junior.